ubwo tugahita dukomba yego rugamba 11 ba APR n'umundi no ufite 10 mwizamu ni Pierre no mwese abahape ishimwe Pierre ari Ishimwe Pierre na Clement na Yunusu na niyo mugabo Claude na Kagege gatandatu batatu twari tumaze kubavuga no na Sekiganda imbere yakazakina Dauda Yusuf na Ruboneka hanyuma wing imwe gacaho ariko mwitonde tureke kwihuta cyane kwizigira ahantu akantu ka Dauda nambajije amakuru bambwira ko rwose Dauda bashaka kubanzamo Lamine Ba panga rero 11 panga 11 ubwo ahabamo impinduka ni kuri ubwo hagati y'abari Sekiganda imbere Ruboneka noneho kwicumba bakashyira Lamine Ba kubera ko hanyuma umutoza kuzana Dauda ataramukoresha kuri match ya Rutsiro biragoye wing imwe Kiwanuka mwanya amaze kutsindira rwose urumva indi rero naho biragoye baribaza ngo Gilbert akina match nziza za derby ariko amaze iminsi adakina umutoza we mu bitekerezo bye harimo Denis Omedi ubwindi wing bakatakisha uriya mutoza ariko ubwo abanyarwanda ntibaba barenze mitana nakibuka ko kantu aba bagande ba APR baramaze iminsi babagarurwa mu ikipe y'igihugu abagande nta numwe kuri match za Chad na Maroc habe Sekiganda habe Kiwanuka habe Omedi nta numwe umutoza Paul Put yahamagaye yavuze ati ntago muri Paul Put nyuma yo kumwongerera amasezerano yasabaga tireka simba hamagara so anyway 11 rero mubona combined 11 uhereye mu izamu hagati ya Pierre na Pavel Nzira yende kuri Pavel arigaragaje cyane umutima wa defense ko twari umutima wa defense turavuga impamvu imwe byibura itumye ahagarika undi Pavel nubwo reyo defense yatangiye kwisubiraho ariko akoze amasave menshi cyane muri iki gihe match ya Marine ya Pavel akabazwiho nanone kuba umukinnyi uzi gukinisha defense ye akinisha amaguru kwa kundi abazamu bagezweho gufasha muri animation y'umukino Pavel Nzira na experience afite niwe mutima wa defense mu iberi unyandikira reyo itsindiye umuzamu Pavel mwizamu ibi ni Radio Rwanda iri kubikora muri rusange wagira Rwanda bagana gukora combined 11 mu gihe ko ari Radio Rwanda axe ndaterekamo Dianye na Clement Yusu Dianye na Clement turayemeranya iyo niko twayipanze ejo turasobanura impamvu ebyiri abantu baravuga muri minsi ngo Clement yasubiye inyuma ngo kubera yuko wenda ngo atakoze iriya transfer yo kujya muri Tunisia bakavuga bati Clement amaze igihe akora amakosa yashobora no kumuhesha ikarita itukura ariko twicaye dutekereza ibintu bibiri ku munsi w'ejo tuganira kuri 11 Yunusu ntabwo ari umukinnyi mwiza wakinana na Yusu Dianye ko twe turi gupeyaringa ikipe yabikomeye Pascal bajya gukina ibintu bimwe bose n'abakinnyi basigara nk'abaribero sibyo ubwo rero Clement bijyanye n'imbaraga tumuziho bijyanye n'ukuntu tuzi yiyangaja bijyanye n'aka experience tubona rusha Kabang aho niho yafatiye umwanya Clement yakinana na Yusu Dianye impamvu Yusu Dianye impamvu Yusu Dianye atavugwaho Yusu Dianye ni umukinnyi ufite ubwenge mwiza mu kirere uzi gukinisha amaguru ushaka no gutsinda ndetse no kudefanda uzi ufite leadership uridinga defense Yusu Dianye no defenseur ukomeye twihute kabiri ubwo ni hagati ya Serumogo na Byiringiro Jean Gilbert Kagege uyu munsi ni uri en forme ni Kagege kuri Kagege nta debi hari kubera ko Serumogo twese turabibona ko no muri nationale nta gitekerezo gatatu Serumogo yasubiye hasi gatatu ni Claude nabwo ni Claude gatatu ni Claude nta kuburana kuko Rayon Sport mwayibonye ko twavuze ko musore aracyari muri integration gatandatu hagati ya Sekiganda na Olivier Sef ni Sekiganda kuko Sef arosting imipira myinshi cyane imbere ku munani ubwo bigendanye n'ibyo bavugaga kuri APR batekereza kuzakinisha Lamine Ba oya muri APR Niruboneka ku munani Ruboneka na Richard ndashimiye Richard Ruboneka arusha Richard muri iyi minsi nyiri Richard niko mubyemera sofa naye ndi kuri kugeza ubu ni Richard mu mikino bamaze gukina tutarebye ngo basarura nanjye ni kuri Richard Richard ni Richard 10 hagati ya Lamine Ba na Abedi simbuka Lokando international from Kataga yaba avuye mu mvune namwizera kurusha so kuvuga ngo nitumara iminota Basane ndetse n'urundi ruhande rwa Omedi na Gilbert Basane aramurusha baramunaza muri national Basane arahari cyane none se Basane saci buryo oyaciye amaso Basane akunze kuca kuko tambo yakene buryo kwa Omedi n'urundi ruhande rero tambo Gloire
azaba ahanganye na Hakimu Kiwanuka. Ndi kuri Kiwanuka njyewe bodaboda. Hanyuma Habimana Yves azaba ahanganye na William Togwe. Togwe. So tugiye kubara rero ni bangahe reka mbabasomere neza nitonze ukuntu twabapanze. Combined 11 ba Radio Rwanda. Mu izamu harimo Pavel Nzira wa Rayon Sport. Defense harimo Kagege kuri kabiri wa APR Byiringiro Gilbert. Umutima wa defense harimo Isudianye na Nige na Clement. Ubwo Dianye no wa Rayon, Clement wa APR. Kuri gatatu twashyize Claude niyo mugabo wa APR. Hagati kuri gatandatu twashyize Ronald Sekiganda wa APR. Ku munani twashyira Richard Ndayishimiye wa Rayon Sport. Ku 10 twashyira Bigirimana Abedi Lokando wa Rayon Sport. Uruhande rumwe rw'ibumoso twashyira Aziz Basane Kulanya wa Rayon Sport. Uruhande rw'iburyo twashyira Hakim Kiwanuka wa APR. Atake mu pointer twamugize William Togwimel wa APR Football Club. Rayifitemo batanu nababaza. Rayifite batanu, APR ifite batandatu. Aka kantu abantu bo muri digitale baza kugakora. Ariko nje ndukora equipe Combined 11 kuko ari akantu gatoya kwizigira ejo twari twapanze kandi kariko. Ese mwibuka ko umukinnyi witwa Ngonga yabaye maire joueur wa Rayon mu kwezi kwashize? Tambwe Gloire Ngonga. Ese mwibuka ko uyu mukinnyi afite ibitego kuri ubu ngubu bigera kuri 3 n'ama assist. Ahubwo rero kuko ari umukinnyi ushobora gukina muri Mediane n'ubundi arasimbura undi wa Rayon ariko n'ubundi ntago biri bupfe. Nzi ko nayipanga n'ubundi Ngonga kuko ntumumediateur kurushwa abo muwinga byo kumuhengera wakuramo safe nje nduyigarura safe n'ubundi ntiyarari nashyiramo sinakuramo Abedi n'ubundi yasimbura Richard wa Rayon ngo namugara muri roya nimero 8 bikara Sekiganda Ngonge na Abedi hagati kuko byaba birani fair gushyiramo Richard muri Combined 11 ugakuramo Ngonge ufite ibitego bingana gutya twapanze umwanya ku mwanya twagiye dupanga umwanya ku mwanya ariko nyine iyo ugiye gukombinuka ugakora 11 z'ibibona ni Burayi ariko umwanya ari gutsindira ibitego umwanya ari gutsindira ibitego baramurusha niba yigumiza uko yariri twagendeye ku mwanya ari gutsindira ibyo bitego tozara batwaje kumuhengeka yes abo ni Combined 11 hanyuma FIFA Pro uyu munani mu muhaye ni nawo mufite kuri YouTube ndabona ningana hanyuma imibare yaranze derby za APR na Rayon Sport iravuga iki reka twakire Eric Ndagijimana abitunyuriremo hanyuma iminota isaguka nayo turayikoreshamo tunakurikiye n'izi interview APR Football Club urumva nicyo nakubazaga cya morale ejo nagiye nangaruka kuri morale nabonanye abakinnyi ba APR ubona nyine ko bagifite ibintu byo gushaka afanya karundi yabasuye ibyo navuga ngo abagabo bambare simoko bajye kubabwira ngo ni mushyuhire muri derby barakumvishe pe ariko ikindi nifuza sinzi uko bizagenda nigeze kubibaza Rugaje aranseka aravuga ati twe twabikora iki ariko kubona derby ya 0-0 Jeanne Yase mu gifaransa niko bavuga ndabirambiwe pe uzi imyaka ishize batinjizanya ikipe bitsinda igitego n'igitsinda tugahaguruka hano tukazamura za Obivane tukazamura ibikoresho 800 izo statistique reka zigarukeho ko ndazifite kuko biravuga ngo mu du statistique nabonye umve iyo statistique abantu du statistique nabonye no kuvuga ngo hashize iminsi 1447 igihumbi magana ane kugabanya 365 harimo nk'imyaka 6 igihumbi magana ane ni imyaka 3 imyaka 3 amezi 11 n'iminsi 17 yewe ndabara kugeza ku minsi magana ane ni imyaka 3 barira neza baretse gato iminsi 1447 ni imyaka 3 amezi 11 n'iminsi 17 zitinjizanye igitego iyi kipe itsinze igitego ubundi tuba tubizi ko match irangiye nubwo nta ngo yesi ngo yabaye abantu batabyitiranya Rugangura icyo uvuga ibitego APR yatsinze 2 ni muri Peace Cup final yari Peace Cup ntabwo binjizanyije riga turi kwinjizanya ikipe imwe igatsinda indi mwizamu ry'ikubita indi kakishyura indi kakishyura iyo myaka ishize ibyo byo wabona imyaka 5 iyo myaka ishize nta yesi noneho ejo tunyira ngo twabigarutseho imyaka ishize ari 14 APR idatsindwa muri Fazare na Rayon Sport umukino ubanza nyine ubwo biheruka 2011 iyi myaka 14 irashize izi statistique ntabwo zivugira Rayon pe dusubiye muri za secondaire muri tronkome noneho Rayon Sport iheruka gutsindira APR mu mujyi wa Kigali urumva mbere ya covid ego ni muri 2019 urabyibuka cya gitego urabyibuka cya Sarupongo urumva
nibwo reheruka gutsindira APR mu mujyi wa Kigali erega ni 2019 igitego cya Sarponga penalty ya indi ya Dodo oya nibyo nyamara Super Coupe yabereye muri shampiyona niyo ndavuga shampiyona Kigali muri shampiyona babatsindiye Ihuye oya muri shampiyona ubwo kuko muri Super Coupe ntiyabereye Nyamirambo muri shampiyona ubwo ni 2019 urumva ko dufite imibare ya penalty bayoye Gilbert impamvu narimbizanyemo dufite imibare itari myiza birangira abantu bavuze ngo umupira urakinirwa kuri mikoro kurenza uko tuwubona mu kibuga abantu bamwe na bamwe ko twebwe gusa narabatangaje ngenzi kudefanda abantu dukorana pe umuntu yarambwiye ngo muzaturize Rugangura ngo biriya bintu ngo byo gushyiramo igitego kitarajyamo ndamubwira nti ayogeje uko ibimeze umupira se bawumva ayogeje naramubwira ni Rugangura nagenda ubwo muzamukumbura uyu mupira uburenga buri masegonda abiri se wawogeze ute ndamubwira ni ritmu buriho awogeje uko umeze yo gupitwana bya buri kanya awogeje uko umeze karenze buri kanya mwahita muwanga mwahita musezera kariya kantu rero wongeramo k'ibirungo kuko bati imbere zo pato kandi ubwo waba warenze byibura gatuma byibura ugati ntawamenya wenda birakomeye nabikomeye amakipe yombi turayafite nawe yabuze uko bigenza nasa azakina amakipe yombi turayabona ibyo navugaga nyine abantu bose turarambiwe kujya kuri stade kureba 0-0 ariko uzikibitera se kwizigira uzikibitera se ni manke ya qualité mu bakinnyi dufite abakinnyi batari abahanga kandi tujye tubwizanya ukuri nujya kureba mukanya tugiye gukora combined 11 wenda nuko hajemo nibi byago by'imvune z'abakinnyi bamwe na bamwe beza ku mpande zombi uribaza mukanya twavuga ngo yivazaza mu isura ya Chemchenko ariko mu by'ukuri rero yagize ibyago uburyo twari twabonye umuntu witwa Folnganye muri sezishize Asumani mu ntangiriro Asumani yaratangiye iyo umbwira ngo aba bakinnyi babiri bari muri Rayon Sport ifite abedi ku 10 aba bakinnyi babiri bari mu kibuga Samiri kako tuvuga ati iyire y'ubusatirizi buraryana kuko ubushobozi batweretse twari kwatubwizeye iyo uza kumwe ngo Watara ameze neza dukurikije ibintu yakoze kuri Peace Cup nyina tsenda reyo bibi Memeri Dao tukaza kuvuga ngo Memeri Dao niwe mukinnyi wenyine ya APR ifite nimero 10 typique ufunga baragakinisha bagenzi be ariko ari match igenda none rero ngaho ndebera nka Mediane zaya ma equipe ubu APR zagira icya umukinnyi ifitemo wenyine ushaka gukina umupira wenyine wenda ni Dauda izagira icya izane Sekiganda wenda izane Dauda na Ruboneka mu by'ukuri Ruboneka twese tuzi uko ntakina Ruboneka ntiyaguha ya passe yo ku rwego nyine ubona isukuye ntago afite intelligence ya IQ nka Memeri Dao bro kuko Memeri Dao nge nakoze etide y'iminota mikeya ndagenda nyibwira umuntu yitwa Kirasale arambwira ati uje kubimbwira nari maze kubibwira Bubu ngo tubikore twigeze gukina hariya hano Ishorongi tunganya 2-2 Gorilla na APR friendly igihe babasaba retour yego igihe babasaba retour nabwo tukanganya retour yari Nyamirambo match banze umuntu yitwa Memeri Dao ikintu cya mbere nabonye akina umupira n'umuzungu kabisa n'abana ubona bawize pe uziko Memeri Dao afata umupira ikintu cya mbere kikoreka ko umukinnyi azi gukinisha abagenzi be Memeri Dao azi gukina ibintu byitwa jeu simple yego niki kintu cya mbere aragafunga akagatanga baruboneka babonye ejo ntuza ari kumwita ngo ni rompo je sempre niki Samir uri kumbona turacyari mu kibuga cyacu funga umupira wumva basics pasu kwegera muri basics za football bajya kuyikaragaho akaresa baro ukagira ngo akayikora uko ne gatanu akayikora akabanza akanyura hakinyuza akayizengurukana ukayitanga tugakina arayizengurukana ukajya ngaratera ishoti bya kumurongo irya kaguru kicoma wo muri kazungura bari bizanye ngo azenguruka muri kunyura muri rompo ukabona hinduki ubundi umupira w'amaguru bavuga ko woroshye ariko gukina ibyoroshye ngo nibyo bikomeye ufunze ukawutanga noneho reba ahantu Memeri Dao wabera danje uzi ko yakinaga bagera muri kaya ya Gorilla bamaze kwambuka umurongo w'abanyacyuga kabiri Memeri Dao za passe yabaga yabashutse kari gukina short passes awufunga utanga utabona ko harimo danje uzi kaga sprint twahereyeho kare umukinnyi akora Memeri Dao yarawufataga kwa kundi yakumenyereje kare kwifunga yikuraho bro agakora icyo bita afite geste technique zitabaho akaba yayipasa umuntu ariko yamaze noneho kwiruka amwe ngo yinshyirira imbere uzi ko imushyirira imbere akibona espace transversal itabaho mu nguna itajugunya ku muwinga bivuga ngo action za Memeri Dao yamaze kujya mu kibuga cya adversaire passe bigira koraho barura isanga mu kibuga cya gardien wawe yayihaye umuwinga kwa gardien wawe yayipasha rimwe barayimusubiza itajugunya imbere uzarebe baruboneka rero
ni abayikata imbere kane ni gatanu. inyuma ni ku ruhande ni kwa Clemani malheureusement reka mvuge gutyo mu gifaransa ukabona the essence y'icyo kintu mediateur yakabaye yifitemo Malheureusement. na rero ntacyo na Serishari we sefu tuvuga we uza ama possession uza ama lost ball ya sefu sefu ashobora gukora kuri baro 40 agatakazamo 15 malheureusement ntabwo Memerida hazakina iyi match ko yavunitse nta buryo tubona twihute mu minota 2 yonyine tuvuge kuri 11 bari combined turamutse dupanze abakinnyi 11 esta jornada es súper salud.